Mwiriwe n'akaze bakunzi bacu Imarangamateka TV tubahaye ikaze mu gitaramo cyo kuri uyu mugoroba. Igitaramo cy'amateka, igitaramo gifite insanganyamatsiko yo kugaruka ku birimo birakorerwa hano iwacu muri gakondo y'Umurenge, ubwicanyi bugize igihe bukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse byamaze kuba kugenda bigaruka hano batandukanye ko ari jenoside yari igamije gukorerwa abanyamurenge. Reka tugende dukora ku bitandukanye, twibanda cyane cyane ku nama yabaye ku itariki 5 cyangwa ku minsi 5 hano muri Minembwe hagati. Inama yahamagajwe n'igisirikare cya FARDC. Iyo nama rero ikaba imeze nko kuroga ubwonko bw'abanyamurenge n'ubwenge bw'abanyamurenge kugira ngo bave ku batabazi, hanyuma biborohere gukomeza gusana umugambi w'ibyo barimo w'ibitekerezo byabatwaye igihe kirekire. Wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu. Wabanzi bacu we ntibavugiriza impundu kunesha, wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha, wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu. Wabanzi bacu we ntibavugiriza impundu kunesha, wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha. Twarimo tuganira mu gitaramo cya Imarangamateka TV, twarimo tugenda dukora kuri iyo nama yabaye ku minsi 5 hano muri Minembwe hagati kuri komine ya Minembwe. Reka turebe rero nibyo twarimo tugenda dukoraho. Inama yabaye igaragazamo kandi ivanguramoko. Iyi nama ikaba yaratumiwemo abanyamurenge bonyine gusa, no kuvuga ngo iyo nama yitabiriwe n'abatandukanye mu bibazo barimo bahata banabaza abaturage. Abasirikare batandukanye bagenda bagaragara bakoresha imvugo z'urwango, imvugo ziganjemo umujinya ko bagiye guhangana. Abandi nabo bagenda bagoreka imvugo mu buryo butandukanye, bavuga ko guhangana bazabikora ndetse byageraho bikazageraho bazifashisha indege. Ariko ibi byose barabikora kubera imbaraga bahuye nazo mu ntambara rero zakozwe mu gace k'Unondo, zikorwa n'abatabazi. Byibuze abatabazi bakaba barashoboye kwigarurira uduce dutandukanye, uduce twari twarigaruriwe n'umwanzi, uduce twarimo mu birindiro by'amaboko y'umwanzi, aho ibitero bikomakomeye simusiga byavaga, harimo za Cyakira, za Kangwe, za Kabara, harimo za Karumye, harimo za Mutanoga, harimo za Kirumba, harimo za Nyamara, harimo za Kamombo, harimo n'utundi duce dutandukanye. Utu duce twose twaba twarabashe kuraswa ndetse tukagwamo abanzi benshi cyane barimo n'abayobozi babo bakomakomeye. Reka rero tugende dukora ku bitandukanye bakunzi ba Imarangamateka TV mu gitaramo cy'amateka. Igitaramo cyo kuri uyu mugoroba uyu munsi gifite insanganyamatsiko yo kugaruka ku birimo birabera hano muri gakondo y'iwacu Murenge. Iyi nama rero twari tuvuze ko ari ukuroga ubwonko bw'abanyamurenge kubera ko nibo barabatumirwa muri iyo nama bonyine. Iyi nama ubundi kuki yabaye abanyamurenge sibo bashingiye, sibo batangije intambara, abanyamurenge sibo barwana muri izi ntambara zonyine. Izi ntambara zirimo inyeshamba zitandukanye, izi ntambara zirimo ibyigomeke bo mu bwoko bw'ababembe, abanyino byiyonkoye ku gisirikare cya FARDC. Ariko aba bose ntibakivugwa muri iyi ntambara. Urimo uvurwa gusa izina rivugwa ni Colonel Makanika, bamwita deserteur, ariko ku buzima bw'abanyamurenge siko bimeze. Umunyamurenge Makanika mu buzima bw'umunyamurenge n'umutabazi, ubuzima bw'umunyamurenge Makanika niwe muntu warengeye impfu z'abantu batandukanye, niwe muntu wagiye utabara abantu batandukanye bari bagamije kurimburwa. Ibi nibaza ko mu buzima bw'abanyamurenge bitazigera byibagirana. Umunyamurenge aho ku isi hose arazirikana ubuzima bwa Makanika. Umunyamurenge aho ari ku isi hose arazirikana imbaraga z'abatabazi. Umunyamurenge aho ari ku isi hose yatahuye ko FARDC ariyo yagamije ndetse no gushira umukono ku masezerano yo kuturimbura ndetse na leta ya Kongo. Umunyamurenge aho ari ku isi hose ntabwo igisirikare cya Kongo cyangwa FARDC na leta ya Kongo bongere bamwigarurire. Ibi nibaza ko ari inzozi bitazigira kandi bizongera kuba. Reka rero turebe umunyamurenge aramutse yifashishijwe. Hano turavuga umusirikare ukomeye, wenda mu generale muzi kuza muri operation hano isa naho iburiye iki gisirikare cya Kongo, abagenerale batandukanye mu ntambara yabaye. Rero twari tuvuze muri utwo duce za Kagogo, za
azagipupu. Iyo ntambara rero ikaba yaraguyemo byibuze abasirikare bagera kuri bangahe ba FARDC ndetse n'abandi bakaba barafashwe n'ibikoresho bitandukanye bikaba byarafashwe ubwo bageragezaga kurwanira ibyo birindiro Mayimayi yari yarigaruriye, ndetse ubwo basangiraga bahanaga kabisi n'agahiye, bagahanahana imbunda, intwaro, bagahanahana ibindi bikoresho bitandukanye, ndetse bagasangira n'iminyago y'inka banyagaga. Iki rero nicyo kibabaje cyane cyane igisirikare cya leta ya Kongo. Uwo musirikare rero w'umunyamurenge aramutse yifashishijwe cyangwa ufite inkomoko yo hano iwacu muri gakondo mu bwoko bw'abanyamurenge, aramutse yifashishijwe muri izi ntambara, nibaza ko ari we waba urozwe ubwonko kuruta ko baba baroze abaturage b'abanyamurenge, kubera ko uzifashishwa wese iki gihe azamaganwa n'abanyamurenge batandukanye ku isi hose. Bikorwa nk'uko bari kwamagana abandi basirikare batandukanye mu duce dutandukanye. Rero bagiye basapotinga cyangwa shigikira iyi ntambara, baha inyeshyamba intwaro. Inyeshyamba zananiwe kurwanya no kurimbura ubuzima bw'abanyamurenge, nubwo abamaze gupfa atari bake, ariko nanone abatabazi nabo bagiye bitanga nk'igitambo, bagenda batanga ubuzima bwabo mu guhagarika no kunamura inkota yari hejuru y'ubuzima bw'abanyamurenge. Makanika rero azandikwa hatandukanye. Makanika rero mu buzima bw'umunyamurenge ni umugabo wagerageje uri mu Rwanda yunamura inkota ku buzima bw'abanyamurenge, kandi abarimo bicwa ntabwo ari mu bihugu, ntabwo ari hano mu gihugu cya Kongo gusa, no kuvuga ngo umunyamurenge karicwa ari ku isi hose. Uwikirwa umubyeyi nawe aba yishwe ku rundi ruhande. Reka tuze kugana ku musozo w'igitaramo cy'Amateka TV hano muri studios hano iwacu. Dushimira abakunzi bagenda dukurikirana, dushimira abanyamurenge muri rusange, dushimira imfura z'umurenge, abasore b'umurenge, abakobwa b'umurenge bagiye bigaragaza cyane cyane muri iki gihe. Burya nyamuneka ubushobozi ufite bwose, waba ufite ikiro cy'isukari, iki ni igihe cyawe kugira ngo byibuze ugaragaze umutima w'urukundo. Iki ni igihe cyawe kugira ngo gutabara kwawe byibuze kugaragare, nawe wubaka amateka byibuze muri iki gihe. Ubuzima bw'umunyamurenge bwari bugamije kurimburwa. Uruhare rwawe rurakenewe wa musore we, uruhare rwawe rurakeneye wa mugabo we, kugira ngo aho uri byibuze nawe ubane n'abandi bantu bari kubabara, bicwa, abandi bateswa. Imigambi iracyari ya yindi, kurimbura kuracyari kwa kundi, inzira baracyarimo biga za nzira. Izo bagenda biga guhishurirwa kuragenda kuza kwiyongera, kugira ngo turebe uburyo twarwanya uyu mwanzi gashaka buhake. Abanyamurenge dukomeze dusengere mugozi umwe, dukomeze tube abagabo muri gakondo iwacu, dukomeze tube abagabo aho duherereye, kugira ngo umwanzi areke gukomeza kuduca muri humye ngo abashe kuba yadusenya, abashe kuba yaturimburaho. Leta ya Kongo n'igisirikare